Hello guys, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe ndetse n'imigisha no kubabwira ngo mugire ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Umunsi wa none twaba twaguteguriye ko turakugezaho ubusobanuro, imico n'imyitwarire ndetse n'ibyamamare by'abantu bitwa izina Fidèle. Tunarushaho gusuhuza abantu bose bafite iri zina Fidèle. Ndakwibutsa yuko ngiye tugiye kubana muri kiganiro nitwa Silas Maker. Tugwaye ikaze. Izina Fidèle rifite ibisobanuro byiza cyane kandi rikunze cyane gukoreshwa mu bihugu byinshi, cyane cyane mu ndimi zifite inkomoko ku Kilatini. Ubusobanuro bw'izina Fidèle, izina Fidèle rikomoka ku ijambo ry'Ikilatini fidelis, risobanura umunyangamugayo, umwizerwa cyangwa se umunyizera, umuntu wese wizerwa cyangwa se bagirira icyizere, cyangwa se umuntu udashobora guhemuka cyangwa ufite ukwizera gukomeye. Mu rwego rw'iyobokamana cyane cyane mu Bukristo, Fidèle asobanura umuntu wizerwa ku Mana udacika ku byo yemeye. Imico n'imyitwarire bikunze kuranga umuntu witwa iri zina Fidèle ni iyi ngiyi ikurikira. Abantu benshi bitwa Fidèle cyangwa se bitwa iri zina bakunze kurangwa n'ibintu bikurikira tugiye kubona hano hasi: kugira ukuri ndetse no gukomera ku ijambo cyangwa se gukomeza ijambo, kuba inyangamugayo ndetse no kwizerwa n'abandi, gutegereza mbere yo gufata icyemezo cyangwa se gutekereza mbere akabanza gufata umwanzuro cyangwa se agafata icyemezo abanje kubitekerezaho, kudacika intege mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe bikomeye, gukunda amahoro ndetse n'ubwiyunge, kurengera abakunda n'ibyo yemera. Akenshi Fidèle aba umuntu udakunda amagambo menshi ahubwo ukunda ibikorwa bifatika. Bishatse kuvuga ngo iwe ibikorwa byo biruta amagambo. Ibyamamare byitwa Fidèle, hari abantu bazwi bitwa iri zina cyane cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa n'ahari abakristo benshi. Fidèle nk'uko twavugamo ni Fidèle Nsengiyumva. Iri zina rikunze kuboneka mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Fidèle Somalinye, umuntu wihaye Imana wamenyekanye kubera ukwizera gukomeye n'ubutwari. Hakaza uwo bita Fidèle Gonjika, uyu nguyu ni umunyapolitike wo muri Afurika yo hagati. Nota: ibyamamare byitwa Fidèle biraboneka cyane mu nzego z'iyobokamana, politike ndetse n'uburezi. Mu magambo make, Fidèle ni izina risobanura ubudahemuka, ukwizera n'ubunyangamugayo. Uwitwa Fidèle akenshi aba umuntu wizerwa, uhamye ku ndangagaciro ze kandi ugira umutima wo gufasha abandi. Niba ushaka ko ngufasha gusobanura izina Fidèle bitewe n'uburyo weho ushaka kubyumvamo, ushobora kunyandikira, cyangwa se niba ufite irindi zina ari izina ryawe ry'inshuti yawe watwandikira. Niba ushaka kumenya ubusobanuro bwaryo nawe tukagufasha kuba twakubwira ubusobanuro bwaryo. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Yes, Silas Maker. Ibiganiro byacu ni muzacu nagaruka. Ciao ciao.